akanya gatoya rwose muze kugira ikintu mwumva muri iri yobera duhimbaza. Kwiyambaza Roho Mutagatifu nkomeyeho mu ntangiriro y'iyi nyigisho, namwe mutekereze ko bahagaze imbere nkihandagaza ngo nsobanure kandi ngerageze kubigisha iyobera. Murumva atari ukwihandagaza? Ariko koko Agusitini abivuga neza ahandi ko ubundi iyobera atari icyo utashobora kumva, ahubwo iyobera ni icyo washobora kumva ariko ntucyumve byuzuye. Uko mbivuze nabyo ni iyobera cyangwa nibura byumvikana? Iyobera ni icyo utashobora kumva, ahubwo ni icyo ushobora kumva ariko ntucyumve byuzuye. Niba mukinteze amatwi unarebye neza wasanga nawe ubwawe uri iyobera. Ese wowe ntujya witangaza? Abo mwashakanye ntubona gutangaza? Mbese ukagera ukaba wakiyerura uti n'uyu ambereye iyobera, icyapa rikaba ari iyobera ritagatifu ryawe. Nyagasani uduha gucengera ibye niwe ushobora gutuma n'ibitugoye kumva tugira icyo twumvamo. Ndacyabasaba twa tunota dukeya ngo uhugukire kuntega amatwi. Nifuje guhera ku kwiyambaza Roho Mutagatifu, nkanongeraho ariko guhera ku bintu bisanzwe, ubusanzwe byakumvikana ku muntu uteze amatwi akabona ko mu kuri k'ubuzima burya dutunzwe kandi tubeshejweho n'ukwemera. Kristo akuzwe. Kuntu munyikirije ndabatemanze. Ni Kristo akuzwe. Iteka ryose. Ndabashimiye. Nimube hano muhari rwose kandi bishyitse. Nazirikanye mu bintu bisanzwe mbona tubeshejweho n'ukwemera, naho nshaka guhera ngo twumve neza isomo rya kabiri. Bavandimwe, ubwo twagizwe intungane n'ukwemera dufite amahoro n'ibindi bikazira, ariko ukwemera tuganjemo ni nako gutuma tugira ibyiza tuganjemo dukesha ukwemera. Reka mbafashe gatoya uko mbizirikana mpereye ku bintu bisanzwe ko dutunzwe kandi tubeshejweho n'ukwemera. Reka nongereho hafi cyangwa se ndetse muri byose. Ni Kristo akuzwe. Iteka ryose. Murakoze simbagaye noneho. Uko tubeshejweho n'ukwemera, ingero zisanzwe nazirikanye zatuma byumvikana kandi vuba. Mu myaka ufite uko ungana, guhera ushobora gutekereza akanyumva neza kugeza ku mukuru muri twebwe, ndatekereza ko umunsi w'amavuko wawe, mu nyumve neza, umunsi w'amavuko wawe wari uhari ariko ntiwari uhari neza. Sibyo? Umunsi wavutseho bagatanga impundu ngo havutse agakobwa cyangwa agahungu, ntabwo uzi uko icyo gihe byari bimeze. Sibyo? Ariko buhoro buhoro umugisha waba waragize, kuko nawo ni umugisha, wagiye ukura mu myaka ufite cyangwa se nawe wakibuka, wageze aho utekereza ukajya uhamagara umugore wasanze aho mu rugo ukamwita mama. Uwagize amahirwe akahamusanga. Undi muntu wari uhari ahagaze nk'umugabo ukamwita papa. Sibyo? Mumurikire kurushaho. Niba nabizirikanye neza, ari papa cyangwa mama, burya bishingiye ahanini ku kwemera. Nyuma wenda bishobora kuzagira ibindi bibigaragaza n'ubuhanga bukabihamya, ariko papa cyangwa mama nta kindi twashingiyeho abagize ayo mahirwe
nuko ari umugore wasanze mu rugo cyangwa se umugabo wasanze mu rugo, waba ufite abandi muvukana ukajya wumva birwa bavuga ngo papa, abandi bavuga ngo mama, nawe ukabyemera uko kandi ukajya umwita utyo, kugeza aho nabizirikanye neza, sibyo? Icyo mbivugira nuko papa na mama bakubyara ntabwo wari uhari, ntabwo uzi papa w'ukuri na mama w'ukuri. Ibyo mvuze reka nongereho kandi katagira uwo gakomeretsa. Iyo umwana mutoya abyawe n'undi mwana mutoya ukiri iwabo, akenshi umwuzukuru yita nyirakuru mama. Ntabwo mbitindaho, ndumva mubyumvise vuba. Murakoze. Reka nongereho ikindi, niba icyo mwacyumvise ko witwa papa na mama harimo ikintu gikomeye cy'ukwemera, reka mvuge twagiye dutozwa n'abandi uko twabisanze. Ndabaramukije kandi mwese mugira amahoro. N'urundi rugero nshaka kubaha, cyane cyane abantu twaje mu misa duteze uyu munsi, ndabaramutsa by'umwihariko. Muri aho nk'abateze moto cyangwa bisi simbizi, mbaramukije by'umwihariko. Muzi impamvu? Burya twaranzwe n'ukwemera gukomeye. Kubera iki? Kuko uwateze moto wavuye mu rugo ugeze ku muhanda, moto ya mbere ije uhita umubwira ngo ngiye Gahanga ku kiliziya, araguhenda nawe uramuhenda, muracirikanwa, ubundi urangije wifata neza umwicara inyuma. Ibyo bintu ni ukwemera gukomeye. Kubera iki? Kuko uwo muntu ntuzi aho yigiye moto, ntuzi uburwayi afite mu mutwe, ashobora kuba yarayitwaye agiye kwivuza. Ariko n'ubukungu bwawe n'ubushongore bwawe wahita umubwira uti ashyira ubuzima bwanjye untware kandi ubunyizeye ko ndagerayo. Ukwemera gukomeye se? Yego. Ntaza kurondogora, sindi no kwiyamamaza, ariko umunsi nabaye padiri abari bahari ni bande? Muzamure ikiganza. Ngewe bampa ubupadiri abantu bari bahari. Yewe nabizirikanye, Imana ishimwe, roho w'Imana yakoze. Ngewe mba padiri mbonye nta muntu wari uhari, ariko naje hano nza gusoma misa, mvuze nti ku izina ry'Imana Data mwese murabikora, nyamara mba padiri nta wari uhari. Ibyo se kugeza ubu muranyumvise. Izo ngero n'izindi nshobora kuzirikanaho zatumye ntekereza ko mu buzima burya duhagaritswe n'ukwemera. Kuva wavuka n'ibindi byose, reka nongereho akanyuma. Burya mujya munshimisha cyane abashakanye, iyo urimo kurambagiza, ukarambagiza umukobwa n'umuhungu ufite imyaka ufite n'iyo afite, warangiza uwo muntu ntuzi uko yabayeho, nawe ntazi uko wabayeho, mu myaka aho muhuriye, ukemera ukavuga uti uyu muntu ntabanye nawe nawe, ukava iwanyu ukajya kubana nawe, mukajya murarana kandi mwakunze. Burya ngo ufite ukwemera gukomeye, nanjye ibyo bintu bintera ubwoba. Umuntu muhuye afite imyaka 25 cyangwa inarenga, warangiza rwose mukajyana, ukemera ukavuga uti ubu nsize ababyeyi bandeze imyaka n'imyaka, ngiye kubana n'uyu munyamahanga, mukajya mu nzu mugafunga kuva ku irembo, mugafunga muri saro, mugizwe n'ukwemera gukomeye. Ibyo byose rero ndabona byabashimishije, ni byiza cyane. Reka dutere intambwe ikomeye. Niba munyumvise kandi ku buryo bushyitse, dutunzwe n'ukwemera pe.
ariko ikintu gikomeye nacyo kirantangaza ni uko ibindi urebye byose dutunzwe n'ukwemera, ariko iyo ari ukwemera iby'Imana kiba bizamo tugatangira kugira ubwenge tutagira, tutari kubwo iyo Mana ibahe abapfuye ko batanagaruka. Ibyo by'izuka abapadiri birirwa batubwira ni ibintu bahimbahimbye, ahubwo ngo tukagira ubwenge. Nyamara mu bindi mwabyumvise ko ari ukwemera gukomeza, sibyo se? Ukwemera nyako rero gutangwa n'ubuhanga bw'Imana. Ibyo biri mu isomo rya mbere, aho Yezu nk'ubuhanga nyirizina yivuga uko ibyaremwe byose bikomoka ku Mana Data, ariko nanjye nk'ubuhanga yaremye byose turi kumwe. Ubwo ntangiye kuvuga iby'Imana ubu biroroshye kurangara, nyamara ibindi mwari maso cyane. Nimunyemerere mwongere muntize amatwi gatoya. Iyo Yezu avuga we nk'ubuhanga ko Imana ngo yamubyaye ibiriho byose bitararemwa, dore icyo nzirikana kandi nabasangiye. Muracyanteze amatwi? Yego. Kuvuga ko Yezu nk'ubuhanga igihe ibyaremwe byose byaremwe nawe akabirema hamwe n'Imana Data, bivuga ko iyo Yezu nk'ubuhanga avuze ko yabyawe n'Imana Data, dore icyo bivuga gikomeye. Bivuga ko Imana Data ni n'umwihariko w'Imana, ndaza kubigarukaho. Imana kuvuga ngo yo yarabyaye, icyo bivuga ni uko yo ishobora gutanga ubuzima bw'undi umeze nkayo. Birumvikana? Yego. Burya mwebwe iyo mubyaye mubyara usa namwe, ariko ntimubyara undi nkamwe. Yego? Yego. Ubwenge buri gukora? Iyo mwe mubyaye mubyara usa namwe wenda da, ariko ntabwo mubyara undi nkamwe. Kubona Yezu nk'ubuhanga avuga ko yabyawe n'Imana se, uwe uko kubyara kw'Imana ntaba ari uwaremwe, ni uko Imana Data yifitemo ububasha n'ubushobozi bwo gutanga ubuzima bw'undi umeze nkayo. Birumvikana? Niyo mpamvu Yezu ari Imana n'Imana Data ikaba Imana. Sibyo se? Wowe niyo umwana wawe wamwita izina ryawe ntiyaba ari wowe. Siko bimeze? Dukomeze gatoya. Ubuhanga nibwo bushobora gutuma rero kumva neza ukwemera kw'iby'Imana. Bya bindi navugaga bigaragaza ukwemera dufite, tubihabwa ahanini n'ibyiyumviro bisanzwe. Naho ubuhanga bw'iby'Imana no kwakira ibyayo tubihabwa n'ubuhanga busumbye ubuhanga, ari bwo kwemera. Francisco Mutagatifu ni nawe ubivuga neza, ati ubundi aho tugera ubuhanga busanzwe dushyikirizwa n'ibyiyumviro bisanzwe, ubwo buhanga bugahinduka ubujiji, niho ubuhanga bw'Imana butangirira, mbese niho ukwemera gutangirira. Mu buryo bwumvikana bisanzwe bivuga ko igihe tugira ngo tumenye iki cyangwa kiriya, tubihabwa n'amaso tukabona ko icyo ari cyiza, ibindi tukabikorakora tukumva ko bikomeye, ibindi tugashunaho tukumva uko biryoshye. Ibyo nibyo biduha ubumenyi bw'ibintu bisanzwe. Ariko ubumenyi bw'iby'Imana naho bya byiyumviro bisanzwe bigera bikaba ntacyo bishobora kugeraho, aho ngaho niho ukwemera gutangirira. Mbese mu magambo yoroshye, ukwemera gutambutse kuri ubuhanga busanzwe. Sibyo? Reka ndaho urugero ruba hafi. Biranatangaza
mujya mwumva kenshi niyo tuvuga iby'Imana dukoresha ibigereranyo, ariko ibigereranyo ntibishyikira ukuri kw'Imana. Ibyo se iyo tuvuze ngo Imana ni data, ko muzi ba data bamwe uko bameze, ubwo murumva umuntu wamubwira Imana uyigereranya na se? Hariho abagira bati iyo Mana mujye muyiturinda, si byo se? Ariko turagereranya tukavuga ngo Imana ni data. Hari n'abandi n'ahandi mujya mwumva bagereranya ngo Imana irera nka, reka da, burya ni ukubura icyo tuvuga ndabarahira. Muranyumva? Ngo Imana irera nka, n'iki se cyasa n'Imana ku buryo twavuga ngo kwera no kuba iki gisukuye nk'iki gitambaro, ngo no kwera n'ubutungane bw'Imana ni nka kiriya? Reka da, ntacyo tuzi mu byaremwe gisa n'umuremyi ku buryo niyo tubivuze burya ni ugukoresha ibigereranyo kugira ngo dushyikire ibidusumbye dukoresheje ibyo dushobora kugeraho. Kugeza aha muranyumva? Ukuri rero ni uko iri yobera duhimbaza riduha gusobanukirwa cyane cyane ko turiho kubw'ubumwe bw'ubutatu butagatifu. Bivuga mu bundi buryo ko Imana Data, Imana Mwana, Imana Roho Mutagatifu ngo ari Imana imwe. Ibyo bintu umutwe w'umuntu ntabwo bishyikiye, ariko ukuri ni uku. No mu byaremwe byose harimo byinshi bishobora kutwigisha ubutatu butagatifu. N'uwari utangiye kujya kure, izi ngero ahubutse zatuma agira icyo yumvamo gatoya. Ndahera aha ngaha. Imana Data ngo ni urukundo. Imana Data ni rukundo. Imana Mwana ni umwana ukunda. Sibyo? Mu gihe Roho Mutagatifu ari urukundo rwa bombi. Imana ni rukundo, kandi kugira ngo rukundo abeho agomba kugira uwo akunda. Akunda rero Mwana, maze akamukunda mu rukundo rwa bombi ari rwo Roho Mutagatifu. Ubwo natangiye kuvuga iby'Imana umenya benshi batakinyumva vuba. Reka nongereho akandi bize kumvikanira rimwe. Kuvuga urwo rukundo rw'Imana rugira batatu rukabagira umwe, binaza mu buzima bwacu kandi ku buryo busanzwe no mu byaremwe byose. Burya hari Imana n'umuryango w'abantu bigenda bityo. Niyo mpamvu muri kwa kwemera mufite kumurikiwe n'urukundo, umusore n'umukobwa mu isakaramentu ryo gushyingirwa ntibaba bakiri babiri, bahinduka umwe babikesha uwa gatatu bakiriye ari we Imana mu butatu butagatifu. Rwa rukundo rukabagira umwe, kandi ubusanzwe byari bimeze bityo. Yego, mu bindi byaremwe ngo burya ni Agusitini nabyo bivuga ko n'izuba ubwaryo bishobora gutuma ku buryo bugereranya dusobanukirwa gatoya icyo ubutatu butagatifu ari cyo. Kuko izuba uko riteye rifite imirasire. Hari izuba, hari imirasire, hari n'ubushyuhe ritugezaho. Sibyo? Iyo wumva ubushyuhe ushobora gutekereza ko hari izuba, kandi iryo zuba ntabwo riba ryakwegereye ubwaryo, rinyura mu mirasire. Ariko ibyo bitatu ntiwabitandukanya, bigize kimwe.
yego yewe no mu bihe turimo ngo abanyemari baratekereza bakabona n'ibintu bisanzwe nabyo bishobora kugira uko bitwigisha ibidasanzwe. Ahangaha umenya mwaba amaso da. Abanyemari nabo bagira uko bavuga bati iyo ufite inoti iba ifite impande ebyiri, sibyo? tuba ari igihumbi, iba ifite igice cyanditseho umubare igihumbi ariko ifite n'urundi ruhande ruriho ahari ibirango niba mbyibuka neza, yego. Kandi iyo ufite iyo note ntabwo ushobora gukuraho uruhande rumwe ngo isigare kiriya yindi, sibyo? Hari ibice bibiri, hari igice ubona n'ikindi gice, ibyo bigize inoti imwe. Kandi noneho ngo binatuma iyo ufite iyo note utekereza icyo ishobora kugura, mbese agaciro k'ikintu cy'igihumbi, sibyo? Ibyo bintu bitatu, uruhande rumwe n'urundi ruhande n'icyo yagura, bikoze ikintu kimwe. Yatangiye kuba amahamba kurushaho, yego. Ntavaho mbagora, reka ngane ahangaha. Ubutatu butagatifu koko muri kumwe tugira tuti Imana ni Data. Iyo twahuye nabwo kuko nibwo ubwabwo bushobora kudusobanurira tukanacengera gatoya iyobera ry'iby'Imana, nibwo bushobora gutuma dukira ibikomere twatewe n'abitwa ba Data. Ni mu butatu butagatifu Yesu adusobanurira ko n'iyo dusenga Imana Data tuyisenga kandi tumurikiwe n'urukundo rw'igize umuntu muri Yesu Kristo ari Imana akaza agasa natwe, bikaba byatuma dushobora gutinyuka gukunda Imana Data. Ariko Yesu akanadusobanuriramo ko igihe dutinyutse gusoma ibyanditswe bitagatifu, burya tubwirizwa na Roho Mutagatifu gusoma iby'Imana maze tukamenyeraho jambo uri muri iryo jambo. Muracyari maso? Ni ukuri cyangwa muri kumbesha muri mu kiliziya? Ndi kubyumva uko mwikiriza, hari benshi bambesha kandi bari mu kiliziya. Nongereho iki ngiki, ubutatu butagatifu nk'Imana imwe nabwo bwigaragariza mu bo yaremye mu biremwa byayo igihe hari ubumwe muri twebwe. Ibyo nababwira byose bishobora gutuma wenda umwe arambirwa no kumva, reka mvuge ibitumvikana ku buryo bushyitse. Ndasoreza ku tuntu dutatu. Akambere, Agusitini Mutagatifu hari igitabo yanditse avuga ku butatu butagatifu, harimo akantu keza nakunze. Aravuga ngo ushatse kumva neza iby'Imana ukumva ko wabyumvise neza, ngo ntiyaba ikiri Imana y'ukuri. Nibyo? Cyo muracyumvise? Ushatse kumva ku buryo bwuzuye iby'Imana n'Imana ubwayo ukumva ko wabyumvise, ngo ntiyaba ikiri Imana y'ukuri. Nawe abikesha ariko urugendo rurerure rurimo iyi nkuru ntekereza ko yakwiriye cyane. Bavuga kandi ku nyanja izwi ya Mediterane ko ngo Agusitini mu gihe yazirikanaga ku butatu butagatifu ari nabwo yanditse igitabo kibuvugaho, ngo yatekerezaga abizirikanaho ati Imana Data, Imana Mwana, Imana Roho Mutagatifu, ngo bakaba Imana imwe. Nk'uko bamwe batangiye kumva ntacyo bumva, nawe akumva ntacyo yumva, bakongera akabisubiramo. Imana Data,
Imana Mwana, Imana Roho Mutagatifu bakaba Imana imwe, akumva ntacyo yumva. Iyo nkuru uko ibivuga rero, ngo atembera hafi y'inyanja nibwo yaje kubona ngo akana kakubitaga hirya no hino kari gafite ahari nk'agakombe kacukuye akobo mu musenyi hafi y'inyanja, ngo kakajya kagenda kadaha amazi gashyira muri ako kobo, kadaha amazi y'inyanja gashyira mu mwobo kacukuye. Agusitini ngo mu kuzirikana iryo yobera yakomezaga kuzirikana, abaza ko kana atari ko se wakana we ko mbona wiruka ukubita hirya no hino urakora iki? Nibwo kamusubije bya rwana kabanje kumuseka ati nturi kubona ibyo ndi gukora? Ndimo kudaha amazi y'iriya nyanja nkayashyira muri aka kobo kanjye. Agusitini ati se ubwo ugamije iki nyine ko abana muri abana? Ati nyine birebe icyo ndimo gukora, ndashaka kudaha iriya nyanja nkayikamya nkayuzuza muri aka kobo kanjye. Agusitini nyine aramuseka ati burya abana muri abana. N'akana karaseka karakwemenuka kati nk'uko unseka ngo ndi umwana kuko ntafata amazi y'iriya nyanja ngo nyakwize muri aka nyakamya nyashyira muri uyu mwobo wanjye, ni nako nawe bimeze. Ntabwo ushobora gufata Imana uko yakabaye ngo uyishyire muri ako gatwe kawe ngo ikwirwe. Nanjye rero ubu nagerageje ngo wenda mwagira icyo mwumva mu by'Imana Data n'Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu bakaba Imana imwe, byari ukugerageza. Ariko ahari ntabwo byakwirwa muri utwo dutwe twanyu, wenda bishobora gukwirwa mu mutima w'uwemera. Reka nsoreze kuri iki numva ari nacyo cy'ingenzi. Ahari urukundo n'umubano, Imana ibihari. Ahari urukundo n'umubano, Imana ibihari. Nibura utahana ako ngako mu rugo iwawe nk'abashakanye, niba urukundo n'umubano bihari, Imana irahari. Ijwi ry'umubyeyi rihumuriza, rikomeza, riyobora, rivuganira, ritabariza, riburira, rikosora, rigahanura, rikigisha, rigatumika, rigahindura, rikamenyesha, rigahugura. Tega amatwi ijwi ry'umubyeyi, ryumve, uryumvirize, uryumvire. Riragira riti nimuhinduke mwemere inkuru nziza ya Yezu Kristu.